Muri iyi episode turarebera hamwe uburyo ushobora gukora restore ugasubirana dokima zawe zo kuri WhatsApp mu gihe wakoze WhatsApp backup. Nitwa Jean Claude Nsengiyaremye. Backup iheruka gukorwa hari saa 10:51. Hanyuma iyo backup ikaba yari megabyte 276. Nizo megabyte tugomba gukorera restore kugira ngo ibintu byacu ama message yacu n'ibindi byose bigaruke mu gihe WhatsApp yawe ivuyemo bitunguranye, hari ukuntu yikuyemo mu buryo utateganyaga, cyangwa se igihe uhinduye telefone ugiye gukorera mu yindi telefone. Ni gute rero bigenda kugira ngo ibintu byacu bigende neza? Niba WhatsApp yawe yavuyemo nta kindi uzakora, uzajya gushaka indi kuri Play Store. Urinjira muri Play Store, numara kwinjira muri Play Store urandikamo ijambo WhatsApp muri search kugira ngo uyinjize nanone muri telefone yawe uyishake. Hanyuma urabona ko WhatsApp zigiye zitandukanye. Urahitamo WhatsApp Messenger, rikaba ariyo dushyira muri telefone, ariko ushaka wahitamo n'indi ko ziba zihari nyinshi. Urakanda kuri install, hanyuma uyisubize muri telefone yawe. Accept. Urabona ko WhatsApp iri kwiinstalla muri telefone yawe. Ukimara kuinstalla application yawe ya WhatsApp bundi bushya muri telefone yawe, urakanda hano kuri open, cyangwa se ujye kuri screen ya telefone yawe ari utangira nkuko bisanzwe. Urinjira muri WhatsApp yawe, urabona ko batuzaniye WhatsApp nkaho ari bwo bwa mbere ugiye kwinjira muri telefone yawe. Birumvikana kuko application nibwo ukimara kuyidownloadinga barayisibije muri telefone yawe, cyangwa se wahinduye telefone, ibintu nk'ibyo. Kanda kuri agree and continue. Urashyiramo nimero ya telefone yawe. Ukimara gushyiramo nimero ya telefone yawe, urakanda next. Urabona ko bakubaza niba nimero ya telefone ubona ariyo wayanditse neza. Iyo ubona wayanditse nabi ukanda hano kuri edit ukayihindura. Waba wayanditse neza ugakanda kuri OK. Reka dukande OK. Barakoherereza kode kuri iyi nimero yawe ya telefone washyizemo. Iyo kode niba yikoherereza urayandika. Numara gushyiramo kode baguhaye urakomeza. Ngira urabona ko dukomeje nyuma yo gushyiramo kode baduhaye. Mu gihe cyose wakoze backup, iriya nimero ya telefone bahita bakubwira ko hari backup zibonetseho. Ngira urabona backup found. Size yayo izo backup ni megabyte 276 nkuko twabibonye kare. Ngira urabibona. Bivuze ngo nta kintu na kimwe ushobora gutakaza igihe wakoze backup, urongera ukinstall application ubundi ugakomeza ubuzima busanzwe. Turakanda hano hasi kuri restore. Urakanda kuri restore niba ushaka ko ziriya backup uzigaruka muri telefone yawe, cyangwa se niba utazikeneye nabwo urakanda skip. Twe turazikeneye, ni nacyo tuzigenza muri aka kanya. Turakanda kuri restore. Turakanda kuri restore, hanyuma urabona ko backup ziri kugenda zikusanya ziza muri telefone yacu. Ntabwo urabibona, urategereza zirangire. Urabona ko ama message agera mu 3463 amaze kujya muri telefone ako kanya. Igisigaye tugiye gukanda next, hanyuma dukomeze. Barakubaza amazina yawe. Hano urandikaho izina ryawe, katurekereho biriya, ariko wowe uzandikaho amazina yawe. Hanyuma urakanda next. Murayibona ko WhatsApp yacu ije, turongeye twinjije muri Google Drive.
nkuko twari tumaze gukora backup, tugiye kongera dusetinge WhatsApp yacu nkuko byari bimeze. Ushobora kwemeza uburyo uzajya ukorerwamo backup kuri WhatsApp yawe. Ngiye nkunda diary kugira ngo igihe cyose WhatsApp yanjye hagize ikibamo ntagira icyo ntakaza. Ndemeza n'ubundi diary, nawe uzahitamo kimwe muri ibi. Ndemeza diary. Email nzakoraho backup ni iriya jisense22@gmail.com. Iyo nta email uhafite ukanda kuri add account, hanyuma ukongeraho indi email yawe cyangwa se ugakereya email bundi bushyashya. Ngewe ndakanda dane kugira ngo nemeze ko iriya email ari izajya ikorerwaho backup. Ngira ngo urabona ko ubuzima bwa WhatsApp yanjye bugarutse nkuko byari bimeze mu gihe cyashize. Murayibona neza, message zose n'ubundi zagarutse. Ndabashimira mwe mwese twabanye muri iyi video. Nanone kandi niba hari abashya batarakora subscribe, mugerageze mukore subscribe kandi wibuke gukanda ku nzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'ibiganiro byacu tuzabagezaho hano kuri Jisense Group. Nakagaruka rero, ntimuzigere mucikwa episode zitaha kandi mbijeje ko zizaba nziza cyane. Komeze mukanda subscribe kugira ngo turusheho gukorana neza.